pastor is waiting for you. All right. Reka twongere dushimire Imana hanyuma tuganire ijambo ry'Imana uyu munsi. Ndi kumva mfite ibintu bisa nkaho ari bikeya kandi byinshi, ariko ntabwo ari byinshi by the way, ni ibintu bikeya nshaka ko tuganiraho, hanyuma mureke dushimire Imana. Murahari se? Muvuge cyane ngo amen. Amen, turahari. Turagushimiye Imana kubw'umwuka wawe wera washyize muri twebwe kugira ngo atwigishe, adusobanurire. Niko ijambo ryawe ryavuze ngo uzohereza umwuka wawe, uwo mwuka ari muri twebwe, niwe utwigisha, niwe utuyobora, niwe udufasha kugira ngo tumenye, dusobanukirwe, dukure mu byo kukumenya no gusobanukirwa abo turi bo muri Kristo Yesu. Turagushimiye ko umwuka ari ku murimo we muri twebwe, kandi tugushimiye ko ari uduhaye kumva no gusobanukirwa ibyo turaganira byose, kandi turagushimiye ko ari utuyobora mu gukora iby'ijambo ryawe, kuko ntabwo twaje kumva gusa, ahubwo tuje kumva kugira ngo tunashyire mu bikorwa ibyo twumvise kugira ngo bitugire umumaro mu izina rya Yesu. Amen. Glory to God. Amen. So nk'uko mwabibonye rero kuri flyer yacu, araza kwihangana, mfite akantu k'agakorora sinzi kabisa. Ariko biraza kugenda neza. Hanyuma kuri flyer yacu hariho ijambo rivuga ngo ubumwe bwacu na data. Hanyuma muri caption harimo ijambo rivuga ngo ubumwe bwacu, cyangwa se ubumwe bw'umwana n'umubyeyi. Hari umuntu wabibonyera cyangwa mupfa gupostinga gusa mutitegereje? Hari umuntu ubona ka link muri groupe agahita akubita kuri status atabanje no gusoma? Ubu se twashyizeho ngo iraje ibici bamara, utabisomye nawe ugapfa gupostinga? Come on, mujye musoma ibintu bapostinze, I mean bashyize muri groupe. Ushobora kuba ijisho ry'umuntu wa postinze, sibyo? Akaba yagira aba bantu se kandi ko batangiye kugenda, mvuze nabira. Haleluya. Hanyuma rero mujye musoma, sibyo? Tujye dusoma. Ndashaka kubatoza umuco wo gusoma kabisa, ibintu byo gukubita kuri status. Ari akantu ubundi kabaye muri groupe dupostinga flyer iriho 2025. No, kandi turi muri 2026. No, njyewe na Honore twari twibeshye. No, groupe yose iribeshye la postinga ya mwagiye musoma shana. Sinzi impamvu nagiye gutyo, ariko nyine ndashaka kubabwira ngo tujye dusoma. Gusoma birafasha. Hanyuma ndashaka kubakira mwese mu ijambo ry'Imana. Murakoze cyane ko tuzajya dusoma mbere yuko dupostinga cyangwa reactinga. Yes, Imana yohereza umugisha, kandi mwarahezegiwe cyane. Ikindi nshaka kubabwira, mwe muretse kujya muri chat box cyangwa se muri inbox z'abantu mwababwiye baje, n'abandi bari kuza muze tuganire, sibyo? Ndashaka kubona reaction z'abantu 13 bose, kuko babiri muri twebwe ni link ya groupe, abandi ni 13. Sinzi ahandi abantu bagiye, niba ari shari ngenda hayongeye gukora igitaramo mu Rwanda simbizi, cyangwa amagare yagarutse, I don't know. Anyways, reka twiganirire. Ko nangiranye story nyinshi. Reka tuganire ubumwe bwacu na data. Ndashaka ko dutangira gutya. Bibiliya ifite ubutumwa bumwe. Ndatekereza ko abantu tubana kuri ino platform bamaze kubimenya, bamaze kujya muri system ya doctrine twigishirizamo ko ari Christ centric, cyangwa se kurebera Bibiliya yose muri Kristo, kuko Kristo yaravuze ari kubwira ba bigishwa be yahuye nabo mu nzira muri Luka 24:27, avuga ngo atangira kuri Mose
no ku bahanuzi bose, abasobanurira mu byanditswe byose ko byanditswe kuri we. Amen. Ndashaka kujya mbona reaction zanyu bantu navuze 10 na bangahe kugira ngo mutaza kunshika shanda bazi. Urumva? Noneho rero Bibiliya ndashaka kubabwira ngo Bibiliya ni ubutumwa bumwe, ni Kristo, ivuga kuri Kristo. Impamvu turaza kuyibona. Bibiliya si amagambo atandukanye adafite aho ahuriye. Nicyo kintu cya mbere ugomba kwandika niba uri kwandika. Icya kabiri, Bibiliya ni ihishurirwa rimwe ryahumetswe n'umwuka umwe w'Imana, inspired by one spirit. Amen. Ntabwo ari imyuka myinshi yenspirinze abantu kwandika Bibiliya. Ni umwuka umwe w'Imana. Amen. Hallelujah. So ubutumwa bwayo bwose bwerekeza kuri Kristo. Nusoma wenda nko mu Balewi ukiboneramo amaraso, ukabonamo ibitambo, ukabonamo ibintu by'umuriro, ukabonamo ibintu ngo bya consuming fire, ibintu nk'ibyo ngibyo bijyanye n'ibyo ngibyo byose. Ujye umenya yuko byerekeza kuri Kristo, kuko ibijyanye n'amaraso byavugaga ku gitambo cya Kristo n'uburyo azabambwa, agahambwa, akazuka, agaterwa icumu mu rubavu, amaraso avuyemo akaba byari ibishushanyo by'isezerano rishya turimo uyu munsi. Amen. Sinzi naho turi kujyana ko mutari kuriyagitinga, ndashaka ko mwese muboneka. Hanyuma rero aya magambo dusomye muri Luka 24, madufasha shiri ibyanditswe muri comment section. 27 avuga ngo atangira kuri Mose no ku bahanuzi bose, abasobanurira mu byanditswe byose ibyanditswe kuri we. So aya magambo rero yerekana ko ibyanditswe byose, yaba ibyo Mose yanditse, yaba ibyo abahanuzi bahanuye, no muri Zaburi no kugeza mu byahishuwe, tubonamo Kristo. Tubonamo Kristo. Rero n'ubu uri nko gusoma Bibiliya ukiboneramo inkweto, ukiboneramo za minerivare, ujye umenya ko wakishe. N'ujye wibonamo ubona ko urimo ubona ibintu n'ibindi bitandukanye, ntubonemo Kristo, ujye umenya yuko wahushije papasi iyo icyo uri gusoma muri Bibiliya. Sinzi niba turi kubyumvikana cyangwa turi kujyana. So yabasobanuriye rero mu byanditswe byose ko byose byavugaga kuri we. Kristo niwe wivugagaho. So isezerano rya kera ryerekana Kristo, isezerano rishya riramuhishura. Amen. So naho inzandiko cyangwa se epistles, inzandiko zose uhereye kuri Acts, uhereye ku byakozwe n'intumwa ukageza kuri Revelation, ku byahishuwe, naho byerekana umurimo wa Kristo warangiye. Amen. Byerekana umurimo wa Kristo. Sinzi niba turi kubyumva cyangwa se turi kujyana. Amen. So ibi ngibi rero bikumenyesha cyangwa se bituma tutaba injiji mu byanditswe, cyangwa se nk'uko Yesu yabwiye babigishwa be ngo mwaba bapfu, cyangwa se you fools, ariko babwira yuko ibyanditswe byose byavugaga kuri we. Amen. So rero iyo usoma Bibiliya mu ishusho cyangwa se mu ndorerwamo ya Kristo, bituma utaba injiji mu byanditswe, cyangwa se utajijwa, hanyuma cyangwa se ngo ube utaba umuntu usoma neza. So rero nababwiye ngo ntugasome Bibiliya ngo wisangiremo amazu, wisangiremo inkuru z'abantu bashakanye, wisangiremo za visa, imyenda. Bibiliya ntabwo ivuga ibintu by'imyenda, ivuga ibintu by'amaviza, pasiporo. Visa ujya kuyapurayinga kuri immigration, nuza pasiporo nazo uzapurayinga kuri immigration. Nta viza iba muri Bibiliya. N'umuhanuzi uhanura agahanura viza yuko Imana imubwiye ngo iguhaye viza ujya kuyaka kuri embassy, nta Mana itanga viza. Anyways, Imana ikoresha imitima y'abantu batanga cyangwa se bakora mu ma offices, ariko ntabwo ibyo bintu byanditse muri Bibiliya bya viza na za pasiporo. Kera bajyaga babitubwira ngo mbonye. Anyways, twikomereze. So n'ibindi rero byose bidahishura umugambi w'Imana muri Kristo Yesu
ibyo ngibyo mujye mubigenzuza ibyanditswe, mujye mubigenzuza ibyanditswe. So nubwo ibyo byose navuze nabyo Imana cyangwa se itabitwima, ntabwo ibyo ngibyo byose navuze hejuru Imana ntabwo ibyima abantu. None se niba ibihereza abandi bantu batanakijijwe batari n'aba believers, so wowe se kubera iki wajya kubyapurayinga bakabikwima? Ntabwo babikwima rwose. As long as ufite amafaranga, wakoze process neza, cyangwa se wakoze interview n'ibindi byose biba bikenewe neza, you get the same thing as other people. So rero abantu nituzajya tuvuga ibi bintu turi kuvuga Kristo mu byanditswe, ntimukarakare cyangwa se ngo muhite muvuga muti iriya groupe nayo yarayobye, se bari abantu bo ibintu byose ni Kristo nta wundi. Ni ukubera yuko na Kristo ubwe muri Luka nk'uko twabibonye 24:27 avuga yuko Yesu ubwe yavuze ngo ibyanditswe byose uhereye mu itangiriro ukageza muri Malaki, icyo gihe yari ari kuvuga yuko byavugaga kuri we mu izina rya Yesu. Amen. Rero ntituzajye turakara, ntituzajye tuvuga ngo none se ngo ko Imana yambwiye ibi ngibi, ngo ubwo ngubwo ushatse kuvuga yuko ngo atari Imana. Okay, fine. Ariko n'ubu uri gusoma cyangwa se n'ubu uri kwigishwa Bibiliya, umuntu agahita kwinjiza mu bintu bya visa, imyenda, amazu n'ibiki byose, byo witonda. Ndatekereza ko tumaze kugira high understanding ku bijyanye n'ibyanditswe, ko nta muntu ushobora kutwoshya cyangwa se adushuke mu byanditswe ataduhishuriyemo Kristo. Amen. Hallelujah. Ndashimira Imana kubw'ubwenge no kumenya no guhishurirwa mwakiriye mufite ubu ngubu bidashobora gutuma muba deceived. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So hari abantu rero strategies kugira ngo abantu bazaze gusengera iwabo, bakabaresha bagakoresha ibitangaza aho kubahishurira Kristo n'umurimo Kristo yakoze. So ubundi ibindi bakazabisangamo. So rero hari umuntu uherutse kutubwira ngo nimuzajya ngo mujye mutumira ngo urubyiruko rugenzi rwanyu hano kuri church cyangwa se ku rusengero rwacu, ngo noneho ngo mubabwire iby'ibyiringiro, mubabwire ibitangaza Yesu akora, mubabwire yuko ku Mana mu rusengero haba ibintu byiza nyine. Noneho ngo Kristo we bazamumenya nyuma, ngo noneho ngo Kristo muzamubabwira nyuma, ngo ariko ngo mwamaze kubabwira yuko ngo ku Mana ni byiza, ngo rwose ngo ibibazo birarangira, niba wakoraga ibi rwose nta kibazo. Mbese bisa nkaho ari injuga, cyangwa se reka nkoresha iryo jambo, kubanza gutera siyasa abantu kugira ngo bazaze ku rusengero rwacu, hanyuma nibahagera tubone kubabwira Yesu. Urumva rero ubwo ngubwo ushobora gusanga ukoresheje iyo strategy ukamutumira kuri fellowship, akaza agasanga uwo munsi nta murwayi wakize, cyangwa se umurwayi yakize ariko ntiyashyizeho microphone ngo ashime Imana, nta muntu wavuze ko yakize depression, cyangwa se yayikize ariko ntiyashyizeho microphone ngo abishimire Imana, ngavuge ngo Imana rero yanyijije depression ubu ndayishimira. So uwo muntu ntabwo ashobora kugaruka next time. Ariko nk'uko twabibonye muri discipleship, cyangwa se no muri preaching, no mu buryo tugomba gutangamo message yacu, tugomba kubwira abantu Kristo n'umurimo yakoze, hanyuma bo akaba ari bo bihitiramo. Umuntu akemera ubutumwa bwiza, akemera Kristo, akakira umurimo Kristo yakoze, aho kugira ngo umureshyeshye ibitangaza n'imirimo utari buze guhita umuhereza. Ashobora no gusanga bidahari ako kanya, nubwo nyine bihari muri Kristo. Ariko message yacu cyangwa se icy'ingenzi tugomba guhishura ni uko tugomba guhishurira abantu Kristo, tukababwira Kristo, tukabahishurira umurimo, tukabahishurira icyo Imana yakoze ku bwabo, tukababwira yuko Imana itakibarakariye, tukababwira urukundo rw'Imana, hanyuma ubu bwabo bakemera cyangwa se bakarejectinga, kuko n'Abisirayeli barejectinze salvation, cyangwa se barejectinze ubutumwa bwiza. So umuntu rero agomba kumva ibya Kristo, apana injuga na siyasa kugira ngo bazaze kuri fellowship. Yes. Hallelujah.
Amen, amen. Amen, amen, amen. Ndatekereza turi kuganira neza. Amen. Dore rero icyo bidufasha mu busabane bwacu na data nuko tumenya cyangwa se tumumenya, tukamenya nuko tumusanga, approach, the way we approach him. Amen. So, kandi bituma rero tumenya uburyo bwiza bwo gusengamo cyangwa se worship. Reka mbabwire ngo ubumenyi ufite mu byanditswe nibwo buzagena uburyo usabana na so, buzagena uburyo usabana na data. Ubumenyi ufite ku Mana, ubumenyi ufite muri Kristo buzagena uburyo nyine ufellowshipinga cyangwa se usabana na data. Amen. So Bibiliya isobanura Bibiliya. Reka twikomereze. Sinzi niba ako kantu mukumvise. Ubumenyi ufite ku Mana, ubumenyi ufite mu byanditswe bizagena level cyangwa se uburyo fellowshipping usabana na data. Amen. Bizabigena. Kuko niba wumva cyangwa se niba warasomye mu byanditswe uvuga ngo ukiboneramo yuko Imana ariyo yoherezaga umwuka mubi kuri Sawuli, ni urugero, reka nkoreshe icyo cyanditswe. Imana niyo yoherezaga umwuka mubi kuri Sawuli. Noneho Dawidi we akaba ari bugende akirukana wa mwuka mubi Imana yohereje muri Sawuli. You see now, ni ukuvuga ngo Imana iri kurwanya Imana. Murabyumvise se? So ni ukuvuga ngo understanding ufite, ubumenyi ufite ku Mana bugena uburyo bwo kuyegera, bwo kuyaapproachinga, bwo kuyiramya, bwo kuyihimbaza. Amen. Niba uzi Imana nka data, uzagirana ubusabane nayo nk'umubyeyi. Niba barakubwiye Imana cyangwa se niba ufata Imana nk'umugome, uzayegera utinya, none uburyo uzavugamo ibintu cyangwa se uburyo uzasabana nayo buzaba buri ufite ubwoba, umeze nk'umuntu uri gutinya ngo Mana, ngo noneho nimvuga ibi baranyica. No, Kristo yaduhishuriye Imana, yaduhishuriye umutima w'Imana. Niba Kristo nta muntu yishe, ni ukuvuga ngo Imana nta muntu yishe. Imana ishimwe cyane. Niba Kristo yarapfiriye abantu, ni ukuvuga ngo Imana yihaye twebwe abantu. Imana ishimwe cyane. Haleluya. So rero Bibiliya isobanura Bibiliya. Nitugomba gusobanura Bibiliya dukurikije ibihe turimo. Mushuti wanjye Peace niyo twajyaga tuganira akambwira ngo kera yo bampaga gatuti ngiye kubwiriza, naragendaga nkareba cya cyanditswe kiri muri Esiteri, akaba ari cyo mbwiriza abantu niba harimo abantu runaka nzi dufitanye utuntu tw'udukimbirane, akaba ariho mvuga ngo Uwiteka ngazantambagiza umurwa, ngo kandi abansekaga n'abanjyaniraga inzara bazabibona. Ariko ntabwo ariko tugomba gusobanura ibyanditswe. Ibyo ngibyo rero bituma fellowshippinga na data in wrong way. Amen. Niba Yesu yaravuze ngo ukunde abanzi bawe, noneho wowe ugahita usoma icyanditswe ngo Uwiteka ngazantabara, ngabanjyaniraga inzara, ngo bazabireba bamware. Oh my God. So rero ibyanditswe bisobanura ibyanditswe. Bisobanura ibyanditswe. Imana ishimwe cyane. Ndakwinginze. So Imana niyo ota. Haleluya. Imana niyo yinspirinze abantu bose. Iyo dusomye muri Peter, 2 Peter 1:20-21, cyangwa se Petero wa kabiri igice cya mbere umurongo wa 20-21, haravuga ngo ariko mubanze kumenya yuko ari nta buhanuzi bwo mu byanditswe bubasha gusobanurwa uko umuntu wese yishakiye. Amen. Kuko ari nta buhanuzi bwazanywe n'ubushake bw'umuntu, ahubwo abantu b'Imana bavugaga ibyavaga ku Mana bashorewe n'iki? Bashorewe n'umwuka. Mwandike muri comment section muvuga ngo bari bashorewe n'umwuka. Ntabwo bari bashorewe n'amarangamutima, ntabwo bari bashorewe n'umubabaro bagize, ntabwo bari bashorewe n'ibindi bintu, bari bashorewe n'umwuka w'Imana. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Ndabasengeye kugira ngo mugire umwete
haleluya. Ndabasengeye kugira ngo ugire umwete wo kuba mu byanditswe, wo gusobanukirwa ibyanditswe, kugira ngo ujye usobanura ibyanditswe ukoresheje ibindi byanditswe mu izina rya Yesu. Ko ntari kubona comment section zanyu. Amen, glory to God, amen. So rero ubuhanuzi bwose cyangwa se icyanditswe cyose kiba kigomba gusobanurwa n'icyanditswe. Ntabwo uba ugomba gusobanura icyanditswe ushyizemo amarangamutima, rwa rugero rwa Peace nabahaye. Ni inshuti yanjye, nta kibazo, ntabwo ararakara. Ni ibintu bya kera twanyuzemo, of course, tuba tugomba sometimes kugacishamo. So rero alright, so Pawulo yerekanye intego y'ibyanditswe. Amen. Reka dusome muri Timoteyo wa 2:3-15. Iki cyanditswe Apostle aragikunda. He inspired me. Hanyuma reka dusome. Kandi uzi yuko uhereye mu buto bwawe wamenyaga ibyanditswe byera, bibasha kukumenyesha ubwenge bwo kukuzanira agakiza gaheshwa no kwizera Kristo Yesu. Amen. Mwabonye intego y'ibyanditswe? Mwabonye intego y'ibyanditswe kuri 15? Sinzi ko mutari kunyereka emoji kugira ngo tujane. So rero kumenya ibyanditswe byera bibasha kutumenyesha ubwenge. Icyo nicyo cya mbere. Ubwo bwenge bukatuzanira agakiza. Ako gakiza gaheshwa no kwizera Yesu Kristo. Amen, haleluya. Duhabwa agakiza. Umuntu wese tubwiriza cyangwa se umuntu wese uzabwiriza azaheshwa agakiza no kwizera Yesu Kristo. Ntabwo azaheshwa agakiza nuko yakoze neza, ntabwo azaheshwa agakiza n'ingeso ze nziza, ntabwo azaheshwa agakiza nuko yakumvise akishima, ntabwo azaheshwa agakiza na za njuga nababwiye ushobora kumutera umubwira yuko kuri caci batanga ibiryo, batanga imyambaro, batanga ibiki n'ibiki, batanga promises, byose bimeze gutyo. Agakiza azagaheshwa nuko yizeye. My God, haleluya. Kandi yizeye ibyo wamubwiye byo muri Kristo. Wamubwiye umurimo wa Kristo. Imana ishimwe. Wamubwiye umurimo wa Kristo ukoresheje ibyanditswe, ukoresheje injuga zawe. So ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza iby'ibyaha bye, no kumutunganya, no kumuhanira gukiranuka, kugira ngo umuntu w'Imana abashyitse afite ibimukwiye byose ngo akore imirimo myiza yose. Amen. Urabona rero imirimo myiza yo muri Kristo Yesu Imana yaturemeye ntabwo tuyikora tuyikuye mu bumenyi bwacu cyangwa mu mbaraga zacu, ahubwo bituruka mu gusobanukirwa ibyanditswe byera. Se turi kujana. Bituruka mu gusobanukirwa ibyanditswe byera. Mwene data umwizera, inshuti tubana hano kuri fellowship, buriya urukundo, uko usobanukirwa urukundo rw'Imana, uko ugenda upasivinga urukundo rw'Imana, uko ubisomerwa, uko ubibwirwa, uko Umwuka Wera akwigisha, niko urushaho ku extending urwo rukundo, ruba stretched, rugera ku bandi. Ariko ubumenyi utabufite, ubaho mu buzima bwa worora agaca norore iki, worora inkoko nanjye norora agaca. Ariko ibyanditswe byera byo bitugeza ku rugero rwo kugira ngo umuntu w'Imana abashyitse rwose. Amen. Afite ibimukwiriye, afite attitude zijyanye n'ubumenyi afite mu byanditswe, mu bijyanye no kumenya Imana. Imana ishimwe cyane. So ibyanditswe bituganisha ku gakiza kabonerwa muri Kristo. Amen. Ibyanditswe byera biduhishurira Kristo. Uri kwandika? Ibyanditswe byera biduhishurira Kristo. So ibyanditswe byera biratwigisha, bikadutoza gukiranuka. Amen. Hallelujah. So kandi ibyanditswe byera nanone kandi bidukuza mu kwizera.
no muri Kristo Yesu. Imana ishimwe cyane. So rero impamvu abantu benshi bayoberwa gusobanukirwa Bibiliya, ikintu cya mbere kibabaho nuko basesengura Bibiliya cyangwa se basoma Bibiliya ibintu by'isezerano rya kera babisoma bakuyemo Kristo, bamushyize ku ruhande. Murumva ni ikibazo kiva. Ikibazo kiva nk'iyo umuntu ari gusoma inkuru z'isezerano rya kera, ntabwo amenya yuko ari amashusho y'isezerano rishya. Amen. Ntabwo amenya yuko ari amafoto y'ibyo Imana yari kuzakora, ariko ubu ngubu yakoze, ubu ngubu turimo. Amen. So noneho bikaba confusing. So ikindi gitera abantu benshi kuyobera muri Bibiliya cyangwa se ntibasobanukirwe ni ukuvanga amategeko n'ubuntu. So rero wageramo hagati bikagucanga ukamera nka ya nkoni, ukavuga ati se ibi byavugaga ninde byavugagaho? Ariko Imana ishimwe yuko dufite ino platform. Imana ikaba yaraduhaye abigisha beza, Imana ikaba yaraduhaye iminsi yo kugira ngo tujye tuza twige, and we do the rightly divide the word of God. Amen. Dukomere Imana amashyi menshi cyane kubw'umugisha twabonye. Amen. Hallelujah. Amen, amen. Indi mpamvu rero abantu bayoberwa gusobanukirwa Bibiliya nuko birengagiza inyandiko z'intumwa. Sinzi banza ari Apostle cyangwa Fred bigeze kubivugaho. Abantu benshi bisomera nyine izindi nyandiko zo muri Bible, ariko ntago abenshi akenshi ari nk'igenge na Emma tujya tuba twicaye nko muri church tukavuga tuti ase kuriya muntu yigishije noza service yose ikarangira nta nakandiko ko muri mumunza nta kajambo ko munzandiko asomye. Ubwo turabimenya gute? Turabifata dute? Nyine tukumirwa tugataha tukavuga tuti nta kundi nyine, ariko ntibikwiye ko baba batasomye ibyanditswe byera. So rero hari igihe badusobanurira bakoresheje first amarangamutima, bagakoresha experience, bagakoresha n'ibindi bigiye bitandukanye. So noneho nk'abantu batarasobanukirwa bikaba deceiving cyangwa bikabavanga. Ariko Imana ishimwe cyane ko twebwe ari kugenda duhereza umwuka wo guhishurirwa, nta confusion ikiri muri twebwe mu izina rya Yesu. Hallelujah. Nta confusion. There is no confusion. Hallelujah. Iyatureho ngo there is no confusion in my life. Fungura mikrofone yawe cyangwa se ubivugira ahantu uri uvuga uti there is no more spirit of confusion in my life. Hallelujah, hallelujah. Imana ishimwe ndabasengeye in the name of Jesus kugira ngo mukomeze gusobanukirwa bibaheshe kumenya in the name of Jesus. Ntihazagire any confusion, ntihazagire umuntu ba confusinga, ntihazagire umuntu ba deceivinga mu izina rya Yesu, kubera yuko mufite fellowship with God in the scriptures every day. Muzano kwiga kandi na nyuma y'ano kwiga muragenda mukicara mugafellowshipinga na data, mukumva baganiriza, muryamye mukumva baganiriza, mubyutse mu gitondo muri devotion, muri personal devotion, mukumva Kristo umwuka wera ari kubahishurira Kristo kurutaho in the name of Jesus. Hallelujah. My God, leko sakarabara lentevele marado sakaria. In the name of Jesus, Lord, I pray in the name of Jesus, there is no spirit of confusion, there is no deceiving in our lives. Amen. Abaheburayo rimwe kugeza kuri gatatu ngo kera Imana yavuganiraga na basogokuruza mu kanwa k'abahanuzi mu bihe byinshi no mu buryo bwinshi, naho muri iki gihe cyangwa se muri iyi minsi y'imperuka yavuganiye natwe mu kanwa k'umwana wayo, ubwo uwo yashyiriyeho kuba umuragwa wa byose ari we yaremesheje isi. So inzandiko z'intumwa zidufasha iki? Zidufasha kugira umucyo mu byanditswe, clarity.
Hallelujah. Speak out loud and loud. Vuga ngo, I receive the spirit of clarity in the name of Jesus. Hallelujah. So bidufasha kandi nanone kugira ikintu twise balance, tukamenya uko dusoma isezerano rya kera n'ukuntu tuhishurirwa ibyo uko inzandiko zigenda zihishura isezerano rya kera. Amen. Habonekaho kandi correct interpretation cyangwa se kugira ubusobanuro bwuzuye mu izina rya Yesu. Amen. So rero intego y'ubusabane bwacu na data cyane mu byanditswe ni ukugira ngo turusheho kumuhishurirwa, turusheho kumumenya. Amen. Mwene data, ndagutera umwete kugira ngo umunsi wawe ntukajye urangira udasabanye na data mu byanditswe, dore niho tuganirira na papa. Muri iki gitabo cyitwa Bible harimo ibyo dutekereza byose byadufasha gukura in the spirit. Amen. Ndagusabye mwene data, ntukajye utegereza 12:30 gusa. Umunsi wawe mu buryo bwose uri busy. Amen. Hallelujah. Uburyo bwose uri busy. Mu masomo yawe ufite. Muri timetable iri tight ufite. Kora umwanya ujye utangiza umunsi wawe devotion, utangiza umunsi wawe umwanya wo gusabana na data. Amen. Ntabwo umunsi wawe uzajya ubujagaraye pe. Ntabwo umunsi wawe uzajya utazi icyo gukora. Hari igihe abantu benshi tubana hano kuri platform baba bavuga ngo ariko ngo biriya bintu mutubwira ngo buri munsi ngo ntibidukorera, ngo ntacyo bidufasha. Uzi impamvu bitagira icyo bigufasha? Nuko urabyumva nk'amakuru ukigendera unezerewe cyane, ukamera nka wa muntu wumvise amakuru ariko agataha anezerewe, wa muntu Yesu yatanzeho umugani, agataha anezerewe, ariko ibigeragezo by'isi byaza, ijambo wakiriye ibigeragezo bimeze nk'amawa bikaniga ijambo wakiriye. Kubera iki? Nufata umwanya wa devotion cyangwa se ntujye ugira time yo kumeditatinga. Imana yabwiye Yosuwa, iramubwira muri Yosuwa 1:8, iramubwira ngo iki gitabo cy'amategeko ntukarorere ibyanditse muri iki gitabo cy'amategeko, ntukarorere kubihamisha akanwa kawe ku manywa ndetse na nijoro. Ujye ubitekerezaho ku manywa ndetse na nijoro, nibwo uzahirwa mu nzira zawe. Guhirwa rero ntabwo bizanwa no kumva ugataha unezerewe gusa, ahubwo guhirwa mu nzira zawe bizanwa no kwicara ugatekereza, ukameditatinga, ukabana n'Imana mu byo wakiriye. Ejo bundi turi gusenga, reka mbabwire ikintu namenye, nuko ubuzima twakiriye sometimes ntabwo tububamo. Twakiriye ubuzima buryoshye, buri extraordinary, ariko we live like slaves. We don't know sometimes who we are. I encourage you, my friend, my fellow believer, dear church, I encourage you in the name of Jesus. Hallelujah. Set the time of fellowship with your Father. Set the time of fellowship with your Father. Ntugategereze ko fellowship igera 12:30. Reka mbabwire ikintu kizabaho nidutangira kudevelopinga attitude yo gufellowshipinga personally. Reka mbabwire ngo tuzajya duhurira hano kuri fellowship 12:30. Ninumva Montana ashizeho microphone, numva umuriro uramanutse neza neza. Ninumva Cecily ashizeho microphone, numva arankongeje. Ninumva Izera ashizeho microphone, numva zamuye ikintu cyiswe atmosphere. Ninumva Kariza ashizeho microphone, oh maleko zetalia mande. Ninumva dushizeho microphone abijuru ari gusenga, numve azamuye ikintu kimeze nka connection. My God. No, niduhuza, my God, Satani ahuye n'ibibazo, abadayimoni bahuye n'ibibazo, my God, you will carry power. Hallelujah. Uzaba ufite imbaraga, my God. Tuzajya duhurira hano tumere nk'abantu bari gusa nkaho benyegeza umuriro sinzi ukuntu nabivuga, bari kwenyegeza inkwi, abari kongera inkwi mu muriro. Aba bantu turi kumwe bari kunyumva cyangwa batashe? Aleko shakaraba lentolzin nimalados.
in the name of Jesus, tangira uyu munsi, my God, ndikumva nanarekera ahangaha. Tangira uyu munsi developing this attitude of fellowshipping with your Father. Amen. My fellow believers, don't wait saa 12:30. Don't wait ko Mana araza kuza kuba ari kuri platform cyangwa se kuri araza kudropinga ka message muri group. Amen. So fellowship yawe na data, ubumwe ubusabano ugirana na data every day biza determining growth yawe cyangwa se ubukure bwawe in the spirit. Ntabwo uzaba uteraganwa n'imiraba y'imyigishirize. Niwiga hano ugahishurirwa, nawe ugasetinga time yawe na data buri munsi. Beneda, reka mbabwire yuko ibintu byose twavuze muri making disciples, mu kudiscipling abandi, we will never hurt each other, we will never hurt ourselves, we will never blame ourselves. Nibi ntibyagenze neza ngo barunaka ntibampanurira, nawe ubwawe uzaba uri umuhanuzi ku giti cyawe. Data aragutegereje kugira ngo musabane. Data aragutegereje kugira ngo setting that time. Bene data babwiriza butumwa, don't prepare someone because you will preach on Monday, on Tuesday. When you fellowship with your Father, you will get more revelation, more revelation, more revelation. I'm telling you, ntabwo njya ndambirwa ngiye kwiga. Every time I sit down, I learn and learn and learn. Kwako, I enjoy it. Even though ntaza kuri spotlight ngo nze kubwiriza buri munsi, mujya mumbonaho. Mwese ndababwira ni muze tuganire, muze mwese ndabatumira, ni muzaze mutubwirize. But I say to myself every day, I enjoy to learn. Amen. Never get tired to fellowship with your Father. N'izina rya Yesu. Amen. Kandi I'm telling you the truth. Dore iminota iragiye, nibyo nanatekereje ko tuganira tutabirangije. Ariko at least we are going to change. We repent tonight. You have to repent, my fellow believers. Repent, repent. Ubunebwe mu bureke. Hari beneda kuki muza gusenga saa 12:15 na 20 ari uko muri kuri flyer muraza kuyobora? What kind of that attitude? Share the fellowship wirirwanye na data, wiriwe muri presence ya so ngwino dusangize. Kandi ubwo murarakaye numushake simwe mwizanye. All right, ntabwo mbibabwiye kugira ngo mbababaze, ahubwo no kugira ngo turebe uko ubuzima bwacu dukomeza kwinjoyinga the fellowship. Imana yaduhaye ibintu byose muri Kristo Yesu, ariko ikibazo twe dufite muri iki gihe nubwo turabanebwe, tujye tugira ubunebwe, kandi rwose ibintu byose turabifite, nibiri kudukorera nyine ntabwo bigukorera. Kubera iki? Ntabwo wabikoze mu practice, my friend. Hey, imagine uri umwana w'Imana wumva ijambo ry'Imana every day. I don't know why Spirit of God is leading me like this, ariko nkumva ngo njyewe ngo barambabaje ngo bambwiye gutya na gutya. Who told you? None si ijambo ry'Imana riri kukubwira ngo iki? All right, yakubwiye nabi, ariko se what did you do? I nigeze numva utuntu nkumva ni nonsense. So when you spend your quality time with your Father, you never get distracted with a small thing. Nubona imbeba itambutse uhita ushiduka, nubona inyoni igurutse nawe uhita uguruka, nubona isazi igurutse nawe uhita. Come on. Imana idufashe kandi tugirire neza mu izina rya Yesu. Amen. Hallelujah. Turacyari kumwe zera. Amen, amen, amen. So reka mbabwire ngo
ko nabwiye ibintu byinshi ra ndumva ngiye kurekera tugasenga sibyo ahari ariko reka turebe utu tuntu amen turacyari kumwe so ukuri k'ubusabane bwacu na data reka tunyure muri utu tuntu gakeya nk'iminota 5 duhite dushimira Imana amen reka ndahita nitonda noneho ntago ndaba reka nitonde ntago ngiye kubasamoninga so ubusabane bwacu rero na data icya mbere nshaka kubabwira iyo dusomye muri ni ubuzima bw'ukuri tubamo amen ntabwo ari ibintu nyine dupapira ngo ari ibintu bibe biri mu kirere oya ni ubuzima bw'ukuri tubamo it's the finished reality ntabwo ari ibintu dushyiramo tugiye gushyiramo imbaraga kugira ngo ubwo busabane burasanzwe burahari amen so John wa mbere cyangwa se Yohana wa mbere 1:3 aravuga ngo ibyo twabonye tukabyumva nibyo tubabwira kugira ngo namwe mufatanye natwe kuko ubwacu dufatanije na data wa twese n'umwana we Yesu Kristo ubw'umwana haleluya ubwa data so ni ukuvuga ngo umwana na data bombi nta tandukaniro rihari they are all one together amen ntiwatandukanya data n'umwana kuko umwana ari muri data na data ari mu mwana noneho natwe turi mu mwana haleluya so iyo ubonye umwana uba ubonye data niko Yesu yavuze ngo umbonye aba abonye data Imana ishimwe cyane yaravuze ngo ubonye uwo mwana aba abonye data kandi muri we harimo ubugingo oh my god what amazing haleluya so rero koinoniya cyangwa se ubusabane bwacu dufite busobanura gusangira ubuzima ubufatanye no kugira icyo dusangira cyangwa se dusangiye ikintu kimwe icyiringiro kimwe mugani wa Paulo amen so ntago ubusabane bwacu butangirira ku kugira imyitwarire myiza ubusabane bwacu bwabayeho kuko Yesu ari we wabudushyizemo so you are not going to make the fellowship because ugiye nyine kugira good conduct oya Yesu already yamaze kudushyira mu busa kuko dufatanije kuko ubwacu dufatanije na data wa twese n'umwana we Yesu Kristo amen haleluya so ubu busabane bwacu rero nk'abana na data ni Kristo waburemye wabushizeho niwe dusabaniramo na data my god Imana ishimwe cyane kuko iyo ubonye Yesu ubonye data Imana ihimbazwe so ubusabane bwacu n'Imana data na Kristo umwana ntibishobora gutandukana ntabwo ushobora kugena ubusabane na data ngo umwana ntimo muri gusabana iyo usabanye na data uba uri mu mwana iyo uri mu mwana uba uri muri data Imana ishimwe cyane haleluya so twahindutse umubiri umwe twahindutse umwe nawe haleluya ntiduharanire rero ubusabane ahubwo tubaho ubwo busabane na data it's our reality Imana ihimbazwe so ubumwe bwacu ubumwe buturuka mu gusangira identity cyangwa se akaranga Imana ishimwe iyo dusomye 1 Corinthians 1:9 avuga ngo Imana niyo kwizerwa yabahamagariye gufatanya n'umwana wayo Yesu Kristo umwami wacu oh my god Imana yacu niyo kwizerwa yaduhamagariye gufatanya n'umwana wayo Yesu Kristo umwami wacu Kristo n'umwami wacu dufatanije nawe Imana yaduhamagariye mu busabane na Kristo umwana wayo muri we niho dusabanira na data hashimwe Imana yemeye ko dusabanira nayo muri Kristo Yesu Imana ihimbazwe haleluya so rero ntabwo Imana ikitubona ahubwo ibona Kristo kuko twe turi muri Kristo Yesu Imana ihimbazwe cyane so rero ubusabane busobanura gusangira ubumwe cyangwa se reka mbyite identity nta tandukaniro ririmo ntabwo utandukanye na data ntabwo uyu munsi ugiye ngo wongere ugaruke
There is no different. Amen. There is no distance. Dusangiye byose na Kristo. So ubuzima bwe buba ubuzima bwacu. Imana ishimwe cyane. So isano afitanye na se niyo sano natwe dufitanye na data. Imana ishimwe cyane. Hallelujah. Hallelujah. Imana tuyimenyera muri Kristo. John 1:18 haravuga ngo uhereye kera kose nta muntu wigeze kubona Imana, ahubwo umwana wayo w'ikinege uri mu gituza cya se niwe wayimenyekanishije. So mucyo yavuga ngo anytime bisobanuye ngo iki? Means up to this moment in a human history nta muntu wigeze kubona Imana uretse Kristo uri mu gituza cya se. Igituza cya se bivuze ngo iki? Biravuze ngo it's closest intimacy, inseparable closeness. Oh, hallelujah. Glory to God. Amen. Hallelujah. Nta tandukaniro. Se n'umwana ni ari mu gituza cya se. He knows him and data as umwana, kandi twebwe mumenye yuko twabaye muri we, turi muri we. Imana ishimwe cyane. Rero nta muntu wigeze abona Imana atanyuze muri Kristo Yesu. Nta muntu uzigera agera ku Mana atanyuze muri Kristo Yesu. Imana ntimenyerwa mu mategeko, ntabwo imenyerwa mu kugutera ubwoba, ntabwo imenyerwa mu bwenge bw'umuntu runaka cyangwa se experience y'umuntu. Yesu yahishuye data mu buryo bwuzuye kandi busobanutse kuko yabyerekanishije umurimo yakoze ku musaraba. Imana ihimbazwe. Hanze rero ya Kristo abantu bibeshya ku Mana. Iyo umuntu ari kuvugira Imana hanze ya Kristo, abantu bibeshya ku Mana. Atangira kuvuga ati Imana niyo yaneje ibi bigeragezo, kwari kugira ngo nzayikorere. Ukumva umuntu ari kuguha ubuhamya ngo yanshiye amaguru ngo kugira ngo nzayikorere, ngo nari nayinaniye, ngo rero ngirangije ngo inkuraho amaguru. Ngo bene data ntimugakinisha Imana. Muri kumva uwo mutima ari uw'Imana da? Abantu mwamenyeye data mu mwana, murumva uwo mutima ari uwa data? Aba bantu bancitse tu. Imana ishimwe cyane. So rero reka mbabwire ngo turabana mu rugo. Turabana mu rugo rw'Imana. Abagalatiya 4:4 yaravuze ngo maze igihe gikwiriye gisohoye, Imana yohereza umwana wayo wabyawe n'umugore kandi wavutse atwarwa n'amategeko. 5 aravuga ngo acungure abatwarwa nayo, biduheshe guhinduka abana b'Imana. Kandi kuko muri abana bayo, umva, kuko muri abana b'Imana, kuko muri abana bande? Turabana b'Imana, turabana bisumba byose, turabana b'umutegetsi utegeka abategetsi, papa. Turabana bande we, ko nababona munyikiriza bane bene da. Turabana bisumba byose we, turabana b'umutegetsi utegeka abategetsi, papa ni utwara abatware. Papa ni utwara abatware. Nukuri we, papa ni utwara abatware. Kandi kuko muri abana bayo, nicyo cyatumye Imana yohereza umwuka w'umwana wayo mu mitima yacu, avuga ati abadata. My God, nicyo gituma utakiri imbata, ahubwo uri umwana. Kandi rero ubwo uri umwana uri n'umuragwa ubihawe n'Imana. Oh my God, we have this sonship with God, we have this inheritance. Alebo shakaria manteli zagarabarante. My God, ndanezerewe. I have fellowship,
I have relationship, I have sonship, I have inheritance. Umva umurage mfite umurage w'umwuka w'umwana wayo. Imana ishimwe cyane. Kandi mfite isano. I have the sonship. So rero kumenya ibingibi nibyo bidutera gusabana na data nta kikango dufite. My God. So you approaching the throne of grace of God. Emarado Shakaria. Ugenda ufite confidence. Ukavuga ngo my Father, thank you for the salvation. Thank you for the spirit of your son Jesus. Thank you for adoption. My God, we have the spirit of adoption in the Romans 8. Nikavuga ngo we have this spirit of adoption. My God, Rado Shakarabalamante. My God, ndanezerewe cyane. Imana ishimwe cyane. So turabana b'Imana kubwakavukire muri Kristo Yesu, kandi twemewe n'amategeko. Twebwe ntago twaje ngo duterweho. We are accepted legally. We are accepted. So byaduhesheje umurage w'umwuka wayo. Haleluya. Umwuka w'Imana tuye muri we mwene data. N'ubu uri gusabana na data, sabana nawe. Ndikumva nababwira ngo mushireho mikrofone tubanze dusabane na data nk'iminota 2, dusabane nawe mu mwuka yaduhayeho ingwate witwa inheritance. Leko shakarabada lentezele barado ni karibu this inheritance. My God, that is the way. We have this inheritance. There is no distance. There is no difference. There is no God. Enjoy this fellowship. Hallelujah. Hallelujah. We are enjoying spiritual life. I'm enjoying prayer. Man ishimwe cyane. Man ishimwe cyane. My soul and breath, my body and breath, my we are in the Father's house. Hallelujah. We are in the Father's house. My friend, enjoy this inheritance. Enjoying uyu murage ufite muri Kristo. Hallelujah. Enjoying uyu murage ufite buri munsi. We enjoying ubumwe ufitanye na papa. Nk'ubumwe bw'umwana n'umubyeyi. Umva nshuti yanjye, wibitinya ariko. Ase kuki Imana yaguhaye ibintu ukaba uri kubitinya? Come on, take it. Ndikumva nayibeteramo. My God, I enjoy it. Yeah. Numva nezerewe cyane. Imana rero si umuremyi gusa. Our God is not our creator gusa. He is our Father. He takes care of you. He loves you. He look, oh God, forward. Mbere yuko ugera imbere. He prepare ways for you. Kugira ngo utambuke uri confident. Hallelujah. So rero twe dutuye mu nzu y'Imana. Ntabwo turi ku muryango, ntabwo turi Dawidi yaravuze ngo sorry. Dawidi yaravuze ngo nakunda kwibera ku marembo. Ariko twebwe ntabwo turi ku marembo. Umva muririmbyi ukuntu yaririmbye. Naraye ku marembo y'ijuru. Umva twebwe we are not on the gate. Oh no. Come on. Don't sing that song. Oh. Don't sing that song. You see, uri mu rugo. Watewe mu rugo. Ushishira mu bikari by'Uwiteka. Imana ishimwe cyane. So when you fellowship with your father, nugira no busabane na papa, ujye umenya yuko uri umwana, ujye umenya yuko
ufite uburenganzira ku kintu cyose cyo mu rugo rwa data. Imana ishimwe, ujye urya ku mbuto, ujye winjoyinga amahoro ari mu Mana, ari mu rugo rwa data, winjoyinga umunezero uri muri we, winjoyinga imbuto z'agakiza ziri muri we, winjoyinga ubuzima buri muri we. Umva umubiri wawe nta ndwara ugomba kubika. In the name of Jesus, ujye ubyuka mu gitondo ubyatura uvuga uti ndi mu rugo rwa data, kandi mu rugo rwa data nta ndwara irimo, mu rugo rwa data nta depression irimo, mu rugo rwa data nta buzima bubi burimo, mu rugo rwa data nta bukene burimo, mu rugo rwa data nta gupressingwa down, mu rugo rwa data there is no rejection in the name of Jesus. Hallelujah. Abefeso 2:18 dusoza. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ko nari kubabona mwatashe mwansize. Abefeso 2:18 haravuga ngo kuko ari we uduhesha uko turi amahara kubiri kwegera data wa twese turi mu mwuka umwe. I love this. Ko turi amahara kubiri. My God, nta mugore, nta mugabo, nta mukobwa, nta mugore, nta munyamahanga. Reka nkubwire, there is no different. Twese turi mu mwuka umwe, umwuka umwe ni Kristo. Oh my God. Leko shakarabaraba, le shabrarosh. 19 aravuga ngo nuko ntimukiri abashyitsi n'abasuhuke, ahubwo muri ubwoko bumwe n'abera, ndetse muri abo mu nzu y'Imana. Ntabwo tukiri abashyitsi, turi mu mwuka umwe na data, turi abo mu nzu y'Imana mu izina rya Yesu. Enjoy the life. Umva ikintu nshaka kubabwira, you are the partakers of the life of Christ in the name of Jesus. Hallelujah. Turi abafatanyabikorwa n'ubuzima bw'Imana. Ubusabane ni ubuzima dusangiye, si icyerekezo dutegereje cy'ejo hazaza. Oya, cyangwa tube tubitegereje, tube tubyiringiye nk'ibizaba. Ni ibintu turimo ubu ngubu. Hallelujah. We are the partakers of the life. We are partakers of the life. Hallelujah, hallelujah. Turabafatanyabikorwa n'ubuzima bw'Imana. Imana ishimwe, Imana ishimwe. 2 Peter urakoze cyane. Hallelujah, kuhanzanira. Imana ishimwe cyane. Rero ndagira ngo mbabwire ngo mutangire mubeho ubu buzima. Buri munsi utangiye ku munsi w'ejo kuwa mbere nibibe umuhango, ahubwo bibe ubuzima bwawe. Hallelujah. Ndashaka kugutera umwete mwene data, ubikore nk'ubuzima bwawe. Hallelujah. Uri muri Kristo, kandi you are son by birth and inheritance. Imana ishimwe cyane. So rero tangira ubeho ubu buzima, ubugenderemo, ubwinjoyinge in the name of Jesus Christ. Oh, hallelujah. Amen. Hallelujah. 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 Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen, amen. Dufite unbroken fellowship with our Father. Dufite ubumwe budashobora gutandukana, buhoraho. We have continuous access to our Father. Nta kintu na kimwe cyadutandukanya na data. Ntabwo ari urupfu, ntabwo ari ibyaha, ntabwo ari inzara, ntabwo ari abadayimoni. Nta bya none nabizaza byananya na Yesu, nta bya none nabizaza byazananya na Yesu. So rero practice the awareness of the Father's presence wherever you are. Ahantu ugenda mwene data, niwuzuye umwuka wera, niwuzuye umwuka wera, tangira practicing ibyo wakiriye muri Kristo Yesu. Buri munsi ujye utangira umunsi wawe. Leko shakaraba retalabaradosh. Ujye muri break, ufashe ka break k'iminota mikeya mu kazi cyangwa mu ishuri, tangira speaking tongues. You are fellowshipping with our Father. Reka mbabwire ibintu bijya bimbaho nkumva ndasaze. Iyo waduhaye nka break y'iminota 15, reka mbabwire ndasohokaho kugira ngo njye kuri telefone yanjye ntangire. Hallelujah. Ntangire nkora utuntu tw'utumessage gusa, ndagenda nkaba fellowshipping na papa, nkajya mvuga mu ndimi nkatambagira around the class, nkaba ndi fellowshipping with my Father. It's my practice. Kuko namenye yuko isi it is very busy,
So rero utayifatiranye nawe yagufatirana ugasigara. Mushyiraho mikrofone zanyu dushimire data kubw'ubumwe dufite muri we kandi muri Kristo Yesu. Reka mbabwire bene data, you are the partakers of the life of Christ, kandi enjoy it. Practice it every day. Bikore nka exercise, bikore buri munsi. Byuka mu gitondo usome ijambo ry'Imana, uri meditating, usenge, wumve icyo Umwuka Wera ariko kuyoboraho uwo munsi. Witegereza saa 12:30 gusa. I beg in the name of Jesus, tangira wirebere mu ijambo, ntube uwumva ahubwo utangire ube ukora iryo jambo mu izina rya Yesu. Come on, mushyiraho mikrofone zanyu dushimire data. Wavuga mu ndimi, wavuga mu Kinyarwanda, wavuga mu Cyongereza. Fellowship with our Father in the name of Jesus. We enjoy the sunshine we have in you. Hallelujah, 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 hallelujah. God bless you. Mwarahezagiwe cyane. Mukomeze enjoying a fellowship with your Father. Amen. Ni nk'ubumwe bw'umwana n'umubyeyi. Amen. Amen, amen. I have found a friend in Jesus. He's everything to me. He's the fairest of 10,000 to my soul. I have found a friend.